baba we Kaneke karame mabuja kamu naje mabuja nakwitabye mabuja Kaneke kanza nkubwire unze nakantu ko kunywa hano ndi kumva nta kintu washobora ubuse ngo amazi ngo amata ariko icyo washobora n'amazi we nta kindi wowe uri umugabo mu rugo uri iki gutuvuga ko nta kintu ushoboye urantunze we hano oho yubwo urantunze usohotse gato ndongera ngo mpamagare nyine kanzana namuhamagare dore amasaha arageze rero ko yaza akamfasha abakozi hano ndi babagiye no kuzankubita ni nayo yayo araba yayifashe se Sunguwe yafashe telefone dore yayikuyeho niwe welcome shuri sujya mba naguhamagare ko kukanga ko nyitaba aya mba nagukumbuye ariko telefone suba wayishyize nawe ko ndeba abakozi bifite nawe ubwawe oya abakozi bagutesheje umutwe nyine oya ndaje tubikemure karimo umurwaje rero ndaje tubikemure rwose birihutese mukunzi byaniriwe neza ndabibona nanjye akazi kaba kanyishe mba nananiwe abakozi bagutesheje nta kundi nyirako niko ndabizi mu abakozi bakiza abakozi se abakozi bagutesha umutwe ndabyumva ntabwo ubasha kubakotora neza ariko barakora neza ariko se katumubwire azana akantu ko kunywa cyaka cyo kimeze nabi yego dore iri zuba riri hanze aha rigiye kwica abantu karame mabuja muri firigo harimo iki cyo kunywa se harimo byose n'inkoko iyo mbajije kunywa nagomba mbajije icyo kunywa na cyamubimba n'imbata imbata amazi uburisho ni ubuhe imboga ni izihe cyamubimba mabuja iyo nkwatse icyo kunywa bankwatse icyo kunywa harimo agapeti na cyamubimba please ibyo kunywa wamukoze n'amatwi ufite yazanye ibintu byarenze n'iki koko kugigira mineze wati sheri neza ndashaka mabuja ngambwira ko nzana none ndakaza bakuzanira agakize natareka mwakire y'abakozi bari hano baza gusaza icyaka kimwe rwose ahubwo waniriye nabambarirwa iby'abakozi b'iki gihe karushire yavura kagomba kameze neza gusa ntabwo uruntu narushobora no kurishira rero rwose ntabwo ngenzi ko narubasha amasaha muhungu ndamenya arihera Kaneke karame mabuja nzanira agapeti y'imitsindi hariya gakonje mabuja gakonje nyine gakonje wowe wanywa gakonje wowe genda nzane ibikonje mabuja harimo ishyushye ariko se man uranshyushya gute n'izuba riri hanze aha ritoroheye umuntu mabuja ntabwo wayishobora ese undagira izuba rishyushye ngire n'inzoga kuki amukozi urumva cyangwa urabona se nta matwi mfite mukozi rero mukozi ndabona sinzi uburyo mubanye njye ntabwo imba mari ariko ndabona atumva neza bimeze biti ego komani ntasoma wowe mabuja karimo neza hagarara aho ngaho muri uru rugo ndi iki uri mabuja nyine cyandi mama wawe wese wambyara nako uri mabuja ndi nyoko buje nsangira nawe tusangiye se kanga ni gute umpinze ubukanzu kayobaho mabuja njye nako najya kuzana inzoga muri firigo iya mbere nayizanye iya kabiri ndayizanye icyaka nayo cyakinyije njyewe nawe nose urajyangiye mu ibyo ndorera biratangaje nkasiga icupa ryuzuye nkasanga rigeze hasi naho kumva wayinyweye
muranashoboye reba urununa uratinyuka ugasangira reba urununa nawe umaze kunywa uranashoboye abishwe mugira n'imbaraga wa mukozi utangiye kumveyuka uranyumva bose nivugiraga da utangiye kumveyuka nivugiraga bose sheri ndakumva sheri cacaka yenda bana twashaka undi mukozi oya arakenewe kuko naho ndi muti twabona uyu mukozi amaze kungera aha wandutse se oya nanjye uko mbibonye birarenze sibyo ntabwo bikwiye ko umukozi mutuma icyo kunywa yagusabye mu bashyitsi use ko turaba nta mushyitsi uhari abashyitsi yadukora bingana iki icucu pumbasi ku nzoga ya nyakubusha sheri ndambiye gusangira n'imbwa oya nibyo ubwo murarira igipangu njyewe harubwo murarira igipangu ku buryo wanyitima ubwo mbonanye umurizo nyine karame bose ya noneho ndashaka undebera umwana w'imico myiza nk'iyanjye si abanyakonza akazi ndebera akana keza k'imico myiza hasi mavuja ntabwo ubizi iyo mavuja ntabwo ubizi nyine nk'iyo ndi kuwukora kwa masaje ugize ngo iki nari nivugiye nka kwa kundi nyine nka kwa kundi aba yananiwe nyine nkamwoza muturenge nkamuterekera utwara reka ukuntu namusigiye bose tubonye uturenge ngenda kubaza nisanzure ndakubaza uturenge ni utw'ipusi ni utw'iki uturenge kwa kundi ufata nk'ikintu ugahita ukimanura ukakiburadinga tugahita uturenge twamabuja nyine atangaje nyine njyewe buriya mukorera neza gutya hamanuka gutya hata neza umanuka gutya ujya nko kuturenge nyine gutwara rekera kaneke karame namwishije mwateraniye amagambo yenda utuzana umwana afite umuco mwiza nk'iyawe sibyo kandi nizere ko muje no kunyongeza cya ego komara wajyana umutuzanire wayakura hese sheri kamamagare kaneke tumaze ko yatuboneye wa mukozi ndaburambiwe rwose kaneke karame mabuja nari ndi mu gikoni mabuja nshaka kukubaza mukozi twakutumye nabonye ari uruzingo ni nyakurwinjiza mu nzu ariko arahari yaje arahari ubu ngubu ari no kutwumva kadogo karame mubwiye n'iki niyo ndi kadogora karame mabuja azinga mu munwa gatumba umutwe mabuja ngo do suwa dufite suje n'abose bazana iki bose wamubonye se do ngo do reka mbabwire rero ngiye kubagurira ikesi karame wowe na kadogo kadogo witeguye gukora akazi ndabyiteguye boss nabonye ukunda icyo kunywa iyo boss areka nze nkwe akira amapisi yego sha mabuja rwose mu makazi mwishimye nesa wagahinja we nimbura uruhinja nimbura umusaza ugira imamure none se uheruka ku ibera ryari ibiri gatatu yego komanda none se wanyajwe n'uhe mubyeyi niruka kajya kwitirirwa na bikira kazingama umuntu cyangwa uzingama amatwi ukoresha n'ifuni ihambirwa do mabuja ngo do reba inkweto yambaye wagira ngo ni izase ariko se mwaba bosi ko uyu mukozi niyo mwari mufite yageze ubanza mwaragowe reba umuntu afite wageze naho uzana umwate umwera ku menyo aho sinakubwira imana yanjye we ahubwo wese nzakorana na bashaka bakwirukanye kuvuga cyangwa uri kuruka mabuja ngiye kino mu gikuri hano shiri genda abona twazanye abasaza ariko nta kundi nyine buriya ikintu tugiye gukora n'iki urabona ntabwo ngo twahita tumwirukana
ko ndabona si uwari uhari si uwo tuzanye hose ni abasazi ngewe uje ahubwo icyiza ngewe uje niba nanjye ahubwo tuzanye isoryo ntabwo tuzanye umuntu aravuga akanwa arimo aradoda wagira ngo bamukura ururimi mu kanwa mabuja aho ngubu hari yuzibi mfite urabona bancometse muri purize mbere yuko mvuga ayo magambo yose mvuga ariko noneho si ahantu mu nzanye ubanza uzanye mu byorezo gusa ahubwo noneho nshaka kumenya ubwoko bwa radiyo zibaho KFM radiyo rwanda radiyo runwa niyo ukoramo uri iyihe radiyo wowe uri iyihe radiyo iyihe radiyo nge nta radiyo nkorera uretse ko ndi gutegura kuzakora kuri KFM cya radiyo runwa natureke tugabanye amagambo twongere ibikorwa sibyo ikintu tugiye gukora waba wiyicariye ari wowe mabuja karama tuza ari wowe ari uyu nguyu mugiye kugenda kambagurukire mu nteko semana yanjye gahagarare hano ntabwo ari indera hagarare hano nyine hano turaba karicara mu zino n'ibihano kazoza gahagarare hano turaba base mama amasabe gende mu buryo mutesha umutwe ni kubusha sibyo aka kanya muri abakozi babiri sibyo bose mbabarira uvuge buri wese icyo umuntu azajya akora nkwereke none uyu nguyu ikintu yashobora ngenda kikubwira nanjye icyo nashobora ndakikubwira mabuja turi kumwe reka nkubwire ko ndeba inzoga uyimazemo shaka ine se yewe mwihangane tu nkubwire abwiye ko ngiye kubatumiza ikesi ya mitsingi ariko muzanye mwasinze noneho njye kubira muzamugira ibyatsi muzamusuzugura reka mbasabe rero uranyumva karame bose ambasabe akanya tuvugana ugiye kujya inteke ugiye niho ujye kujya ukora muri kuzine bose muribona ngira ngo kaze mwegere none nzajya nimwe ibyo ni ibiki mbese shaka cyane igikapu cy'imyenda utagira ngo ni igisasu nywayemo ahubwo nywayemo imyenda bose wanareba musa nyine wiyeranje tu mu bigaragara umukene rwose reka banza nkwereke nk'ubu uriya mutipe wanyu yagiraga amusori rwose izo semesi nawe nzajya nzigukorera izo semesi zikomeza kuza nanjye mbanze mbere ku buryo nzajya nambara urikumva ngateka usa neza nsa neza rero uriya mutipe wanyu ufite igipira wajyana icyaro unombe ikirenge cyo wajyana icy'ubwato wambaye noneho nuko iki ngiki kirimo noneho hari n'ukuntu ngenda nk'abasitari wabonye timba banza uyirebe niyo abasirikare papa yabaye n'umusirikare utambura nirirwa mwiga hano ko ndeba uzajya wambaye yanjye icyo cyenge ni icyawe ariko bosi do afite ubuguru hano wagira ngo yongera uruganda ibitoki uyu ni umukozi ugize n'amahirwe do ndebe muceka gatoya amujye muvuga bahaye ijambo wagira ngo akora n'amatelefoni do umugore mwiza amagambo yashize ivuga uko biri kose nimba ari amavamuhira nimba ari iki uyu mwana niwe tugiye gushyira mu gikoni yateka ategure neza noneho kaneke ajya kwahira ubwatsi bw'ingurube nibyo kaneke kwahira ubwatsi bw'ingurube azi nicyo nzayamuhembera kuko barahangaha mu rugo ntabwo wabishobora bose seripurize byose bajya bafatanya kuko njye nshaka kureba ngo bose ndabona nakwiye nk'abasazi nshaka kumenya ufite ikinyabupfura ugira isuku sibyo kandi ukorana intege vuba fasita nta bintu byo kwizenura nkarwara umuza niba barwita urabona akanica ari ukuntu yizentura nkarwara niba barwita urushora siniba ukuntu rwitwa babona yizetura nicyo nshaka kureba twe tuzakora umukozi mwiza n'ibyanga bose tuzabirukana nzakikorera noneho kadogo karame boss ni ukuvuga ngo igiye kujya ufasha kaneke na mabuja ngiye nzajya mwitaho
mwitaho gutisha nyine urareba hari ukuntu ujyana amazi muri dushe hari n'ukuntu ushobora kumwoza imbeho yaje wozanye kurusha none se nyine nshatse kuvuga ko nzajya mwoza mereye hano kumanura hano hose none n'iminwa nzajya nyoza ngo nyine nshatse kuvuga ko nyine koza umuntu usanzwe uzanyoza nyine ikihe kirungo mu birungo bisigwa abantu sante asante wabitukuza kenzo nimba uriya mukozi ahubwo twiguye radiyo ntabwo twazanye umukozi reka nkubaze n'amakuru ndayazi reka mbacishirizaho gatoya wa mukecuru saa 11 akaradiyo kanjye kaba ku musego iyo amakuru ajemo nzi isaha yayo kugira ngo numva aho abandi bageze turashimye n'isima he mwana afunze cyajya tubacishirizemo mu ngingo zimwe covid uyu munsi yahitanye abantu 102 nakubajije uzanyoza iminwa uri rabero uri ruja revre uri tiro uri iki muri ibyo bikorwa mvuze ari bitatu none se narebaga ko mu nzara nta kibazo kare bibaye gatumba umutwe urareba ibiki noneho boss njye ikintu musabye uzamurikira njye nzajya yeba iyi minwa inzajya nyoza neza fresh nyine najya mwoza ndabona ufite amagambo menshi kuruta y'ingurube nshaka kujya mwana nzajya n'abacishirizaho gake reka mbabwire wowe na Kaneki amagambo make ibikorwa byinshi ndabyumva boss numvise uvuga nk'isandi isandi urayizi iri mu rugano nimba ari ugushyana ukuvanye mu rugo simbizi inyombya n'izuka kare gabanya amagambo niba ushaka ko dukorana ni nakwemeye ariko nagiye kugaya none aho hapi wingaye none uri kumva hari n'akandi kantu nzi njye nzajya mbaha hip hop music studio naho njya ngenda karame maruja amagambo muhaguruke mugende ndabona mufite na televiziyo oya ceceka ntikureba ubwo mu kigo cy'amakuru kwa ngo turebe uzajya hari imbere uyatubwire none wowe bose akira cece kunyumvese oya banjye bitoki imbere none icyo nshaka muhaguruke mugende we na Kaneke nyuma ndababwira icyo muza gukora bagiye mwihute boss noneho kugira ngo ubone ko nenze byari byawe bandi ibyo byawe mu ntebe ihutanye babuja none nabikubwiye ngo ni ibyawe kampani ese urane yatekereza tereka hasi mugende gusohoka no gutwara mu ntebe ese mabuja murebe ariko mani shobora byose murebe hariya nakubyaye murebe hariya kurohanya barungu sohoka please abakozi we by'abakozi man nimba ndeka akazi nkajya mbyikorera ariko mabashiri mukomere ni karibu muraho neza makuru karibu mwicare hariya nuko iminsi ra makuru meza ni meza yatubonye ko iminsi myinshi kabisa mwari mukomeye ariko turaho nta kibazo byiza cyane urabona ntacyo mubaye uyu mugabo ureba inshuti yanjye turakorana igifundi ni umugabo mwiza rwose witanga mu kazi twishimiye kubamenya karibu iwacu uyu ni madamu wawe ni madamu wanjye byiza cyane duka gukorana mbona ukiri umusore ndabona warabaye umugabo ndabona warahindutse umunsi iri imbere ibisanga kana gakenera hano byiza cyane kabisa tu yego tubakiriza iki se mwanyikiza amazi nimba muyafite karame mabuja salama boss muraho neza boss nawe mabuja nawe kadogo karame amagambo make ibikorwa byinshi ese ko mpamagara umwe wese mukazana muri mpanga mabuja dukunda akazi mukunda akazi ntabwo mwaki please duceka se
ntabwo hano ese wabaye umuraperi cyari wowe ngiye ngenda rapa ngiye nkarapa hari n'akandi kantu noneho nzi ngo we ukagira n'ifoto ntibagira hari ahaza umuceri wawe ejo mu gitondo muceceke mugende muzane umushyitsi amazi yo kunywa ugomba gufata urabwira hose niyo mwene metero gufata muri metero Sequel comunicazione. Buono. Boss. Karibu boss. Wana mu gikombe gisabutwa. Nari mwabwira mabuja sibyo nino bamubwira. Reba runo rukombe nago rwogeshe bagira una. Nawe uradusebye rwose. Reba nk'uyu mushyitsi we yarazi byari. Nawe uramo wa mushyitsi we. Kakanya wayitaye ngo nabuziranye afite. Uranywa kurusha bya imodoka bigenda bicumba imyotsi ku muhanda. Nari negereje kubona umwanda wawe n'ikuruka ryawe. Amafaranga urayabona, imyenda yawe, umuryango winjiyemo winjira nguriya. Igenda bye byabaga hari hanze. Sohoka genda numara kwitunganya nako genda. Nyana amafaranga yakweza kuri telefone. Genda ufate imyenda yawe. Basezereho ariko n'abantu babo bashaka tarazanya amajimbiri man. Kumbona uri kunkanga subu. Mbona ivumbi mbura umuntu utokera mu nzu. Aho kamuhese. Boss, watsa televiziyo ahubwo munyere. Watsa televiziyo cya umuriro waje cya. Ndero kubwira sibyo. Kana boss. Hano dufite umushyitsi. Yego boss, mushyitsi salama ligo. Enda nala. Bagombye kuba bamwubashyire bakubwira kuza kwicara izo umushyitsi. Oya namwubashye cyo jigise. Uriya mushyitsi. Agarara. Aba ni abakozi cyangwa ni abashumba nubwo dutunza niba ari iki rero nkubwire shiri wanjye naho tuve naho tugiye ninjye mva mu kazi karenza nyagufasha boss kona na cyana nago wanyinywere ndayinywera uko Dani bitwiberamo wa muntu. idumigo gusa Yandara ari n'abana wabyaye n'abakoriki. wabicisha inkoni aba bakozi Gusa tugomba kubimenyera. abakozi bakuri hano mu gihuru hakaba abantu noneho babonye abantu baza kwishima bagira ibyishimo birenze bazana n'ubusazi nuko bagura neza Niko bimeze. boss we iyi nzoga ko yicukumbuye ahantu no nasoma Ariko man. ndongera mwihangana abantu muri kwenda bak Yewe n'uyu nguyu atari. N'uyu atari. abayimanye Kuko nta kinyabupfura. namwe mumwirukana mu nzana rwose wamushyitsi wese na warutashye nari ntashye hajya ngo umukozi ahangaha hari n'ibiryange reka niritahe si abakozi mbonye kamuherekeze mabuja Urugendo rwiza. uramutse Kandi murakoze no kugenda abagaruka. nari sawa mabuja bagiye sibyo mabuja none se ubundi bimeze bite nakeneye ko mbwira muri iyi minsi umuze nasera n'urusende wowe bura akorana n'urusende wana mishanga natazi ko umuntu anabyimbye mu busa ariko iyo hari kuganira n'aka kantu muganirikishiriye Kirimo kuri kw'Imana ngereka nkubwira ahubwo. Uyu nawe nta mugenzi namusiya. uzukuno mabuja nakubwira Stand up. so mabuja ngiye ko nani kintu nene mabuja na frite ngiye mute Kuva iwanyu ugera hano n'amafaranga angahe? wacu ni za butari Nangahe nyine amafaranga. numva ari muri 6 Sheri uyu mukozi nawe Ama. atahe itike wambwiye ko ari amafaranga 600. Ushyiraho n'aya biswi Yego. Nubundi ukwezi nakujya ngo 20 ndayaguha yose yuzuye. Sibyo? akuyishiriza n'aya biswi n'aya bombo na bwende na voka
ngahaguruka mbese uko kugera ntabwo ayifite ndaguha urabona ndaguha 079 bayi rwose bayi nibagiwe ihuta agafuka kanjye sohoka urabagome bo bose we abakozi baratunaniwe rero tuzadutaha kare umufashe cyangwa se nitubona byanze turye resitora cyangwa tugure tekawe tuze turyame kuko kamubazana icyakurya ni ukutwiba urabibona cyane rwose saa niko bimeze ndakubwire rero ndakumva aha mu nzu hari gaze yego tuzajya tubiteka rwose nta kibazo sibyo nta kintu ntwaye pe ariko ntabyo abakozi tubareke twigire muri honeymoon twigendere ndabona n'ubundi bwinshi twigendere Thank you.